dans la vie privée mu kinyarwanda ni gukora akazi kawe ariko wivanga mu kabandi. Ari ibintu urabona Evo by clear naje kuri YouTube 2018 sibyo yego 17 18 uyu munsi 2026 imyaka rwose irimo isaga umunani ndi mu bantu bazanye izi content zo guhana imirimo y'umwijima sibyo yego nabonye abantu banabishyushyemo hari bari kubona hari ko ashobora kuba ari ibintu bitanga viewership sinzi niba uri kunyumva neza kuko ni iyo ukoze ikiganiro cyo guhana umurimo w'umwijima na watch time bari nini sibyo ariko abantu bitondera ibi bintu ngiye kuvuga kuva natangira urwo rugendo kugeza n'uyu munsi niba n'urugero ari Dr Paul tureba n'ibyiza by'umuryango dusanga umuryango wacu niwo dukeneye cyane kurusha iki korali turabigabanya n'urugero ngo haye iyo abantu batajyanye communication biba ikibazo hanyuma nkurikije inkuru y'uwo Kariza isa nkaho ituzuye neza ze kuyuzuza kubera izihe mpamvu ubwo ndi kubivuga nk'umunyamakuru ya breakinze inkuru ariko itari complete kuko iyo breakinze inkuru biba bisabwa ko ugira version ebyiri kugira ngo abagukurikira audience yawe ibashe gukora judgment ugomba kuvuga yego ikintu rero nabwira Kariza n'abandi banyamakuru n'umunyamakuru ajya gukora inkuru kuri uyu Solange sibyo nakubwiye ngo sindi kumurengera kuko ntago ngiye njyana nshobora kujya gukora ikiganiro ngataha sinjyana nawe haryamo sibyo sinirwana nawe mu byarimo n'umwana w'umuntu nakubwiye ngo umwana w'umuntu agizwe n'ikibi n'ikiza birashoboka rwose pe sibyo meme nange Robert munkurikira kuri kamera uri kumva ntago I'm not angel Evo ntago sindi umukiranutsi nawe nkunda kukuganiza we nkakubwira ngo umunsi umuntu azaza akabati Robert namubonanye iki nisanga ari ukuri nzaza wagira ati ibi bintu ari kuvuga ni ukuri nisanga mbeshyera senga Imana ndabizi iranyumva imuhagakiza cyangwa si muhane nimbona bikabije ribunza haniba kuko ndi umunyarwanda numwe mu bantu nzi mukunda kujya mukorana cyane yego turakoranaga ibiganiro byose ntekeza ko mushobora kuba muziranye hari ikiganiro nabonye mu kanya gisa nkaho ngiye cyantunguye kitangiye kuvuga ko ngo ahinduranye abagabo nk'uhindura ngo nk'uhindura imyenda none ngo yirukanye umugabo we barimo kwinjiza abandi bagabo yego nagira ngo aho hantu rwose uze no kuhadusobanuye nk'umuntu umuzi ese ibimuvugwaho ni ukuri buri uraza kuduha amakuru ya nyayo reka wenda tubanze twumve imwe mu nkuru zamukozweho noneho tubone kwinjira mu kiganiro nyirizina ngiye kwitangirira ku mugabo witwa Kimanuka muramuzi Kimanuka n'umuririmbyi yes reka nanjye gusuza kandi gushimira ko wahisemo yicano ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu ndi kumwe na Prince Robert kuri kamera nishimiye kongera kubana nawe nanjye ndabyishimiye amakuru y'iminsi ndamahoro meze neza ndera muri Nyonza na amahoro turashima Imana abona ubukomeje ibintu byo kubyibuha cyane biri kugenda biza menye ituro riri kuboneka barime se sha ngo mvuga ibishariye barime hari igihe kigeramo n'imyaka bari imyaka umuntu ageramo nyine babyita ngo ni imyaka y'ubukwerere nakabigikwerere yaracyari mike yaracyari mike ndabizi neza ariko umuntu abigikwerere ryari yaracyari mike okay buryo utarajya mu myaka 40-45 ubu kiri muto cyane ariko naje ndi kuyisati aya ntayo yego ubundi burya ku myaka 45 nibwo umuntu avuga ko uvuga uti kabisa ageze ahantu hanyaho yego ngo ni imyaka yo kwiyitaho utitaye ku bandi urabona ngo iyo ukiri umujene kuba wumva abantu bose bakwitayeho bari kukureba uko wambaye ariko iyo umaze kugera aho ngaho tangira kumenya ko ntawe ukwitayeho ahubwo ari wo ukwiye kwiyitaho yego burya nibwo utangiye no gusubira inyuma kwisubiramo yego ukavuga utaha niho nakoze amakosa ese hari ayo nshobora gukosora hari ibyo nahindura gusa nanone ugasanga iyo wakoze amakosa menshi biragoye ko
hari ibiba biri buhinduke. urabona ku muntu wanyuze mu nzira ya nyayo nk'abubatse nk'imiryango ubundi hariya muri ya myaka nibwo umuntu aba uwa nyawe. Abantu benshi ntabwo bajya babimenya. Urabona hari ukuntu ukora mariage. Yego. Iyo umuntu agikora mariage aba ari mu cyo bita inzozi, sibyo? Natekerezaga ibi, nifuzaga ibi, sibyo? Yego. Noneho wakigira imbere uri kumva hakaza icyo bita ukuri. Umuntu agatangira kuba mu buzima bw'ukuri. Hari ukuntu umuntu ashaka umukobwa amubwira ko azamuha izuba, umugabo amubwira ko azamuha inyenyeri, uri kumva, azamutuza ku kwezi, bazabyara abana beza baba bahanga baba ba mbere mu gihugu, sibyo? Ariko noneho bamara kubana agatangira kumenya ko burya no kutabyara bibaho. Bamara kubana bagatangira kumenya ko umuntu abyara, uri kumva, rimwe na rimwe umwana akagera imyaka 5 ataravuga. Donc icyo bita reality. Mwamara kubana ukamenya ko umuntu asambana, ko umuntu yiba, sibyo? Ariko iyo mugiteretana mukiri muri bwa buzima bw'inzozi. Hanyuma rero iyo urenze step niyo winjira muri iyo ngiyo uri kuvuga yo kuba ati ngiye kubana n'umujura muzi, kanakira umusambanyi wanjye tubane muzi, sibyo? Aha rero niho nyine umuntu yininira akisubiramo no gukosora amakosa. Iyo rero wasanze warakoze menshi akubana menshi n'ingaruka zabyo ukajya ugenda uzisiporuta inyuma. Ngira abantu badukurikiye ko tujye twirinda guca inkoni zidukubita ejo hazaza. Uzi ko hari ibintu ukora mu myaka 30, 20 wazagera muri 40 ukajya usanga ni umutego widarapyemo, uri kumva, kubikuramo bikaba intambara. Yego, niyo mpamvu navuga nti hari iyo ugeze muri ya myaka hari igihe usanga hari amakosa wakoze ugasanga adashobora no gukosoka. Urabona nk'abantu bimarikaho nk'amatatuwaje. Iyo ari mu myaka yo kuyimarikaho aba yumva n'imyambaro yanakambara, niba tatuwaje iri kwibera kumva ni wenda nimoko nishaka igaragara ariko byerekane. Ariko iyo umaze kugera handi tatuwaje hatangiye kuzamo haryo bagita imiti. Uruhu rwabaye nka gutya tatuwaje iminkanyari ubona bitajyanye neza, nk'uwizi nashyiragaho iziki koko. Reka ngo experience ntoya cyane kugira ngo mvi usobanukirwe icyo kintu. Yego. Muri iyi minsi nakiriye abadamu 2 kuri telefone bampamagara. Hana bya bindi abantu baza bagatanga ubuhamya bakavuga bakimena inda. Yego. Urumva ubuhamya nubwo muri 2018 2019. Yego. Ariko akampamagara afite yanarakaye nkaho hari ikintu namukoreye arimo anantuka ngo ubwo buhamya ngo ntago bukwiye kuba kuri cano yanjye, ngo bukwiye kuba bukiri kuri cano yanjye. Yego. Kubera iki ageze mu gihe bya bindi bitangiye gusa n'ibimugaruka. Yes. None atangiye kumva ko ari nge kibazo kandi ari we waje kubyivuga. Ari we wihamagariye. Ni we wahamagaye. Cyagiye nta nubwo narinzi nabanuzo wajya kumva umuntu araguhamagaye ati mfite ubuhamya ndashaka kubutanga. Yego. Ariko atangiye kuguhamagara aranakubwira nabi kugomba kubukuraho. Kandi namenye ko twebwe nk'aba YouTuber iyo usibye video 2-3 robo zirakudetekita zikavuga ngo hari ibintu uri guhisha zikagukuraho ikitwa recommendation. Wereka nta narezo abafite kuvuga ngo agiye ngo araguhamagara agira. Okay, ashaka kuguhamagara nk'umuntu mwabanye mwagize mutaka gusaba akabwira ati kubera impamvu izi nizi ndumva ntagikeneye cyangwa se ntakigize gute. Ariko reka twirengagize wenda ko ashaka kubimbwira nge nkabyumva. Yego. Hariho wabibwira ntabyumve. Exactly. Ubwo buhamye ushobora kuba warabutanze ku macano arenga 10. Hari n'abagiye babukuraho nabo bakongera bagakora upload ku zindi cano zabo. None utangiye kugera mu ngaruka zabyo, utangiye kwicuza ko ibyo ntwakabaye utarabivuze. Yes. Kandi wamaze kubivuga. So urumva rero nyine hari ibintu abantu baba bakwiye nubwo umuntu aba akiri muto wenda hari intuza ariko ukwiye gukora senteze no kwanare. Buriya nigeze gutangiza campaign n'ubu kandi iracyakomeje yo gutanga umuburo ku bantu baza gutanga ubuhamya hano kuri social media ariko bushamikiye mu kwangiza family. Umuntu akaza agahita atangira gutanga ubuhamya ngo ukuntu ngo bamugenzaga ngo byagendaga gutya, ariko ibyo bintu uri gukora there is one time umwana wawe azagera igihe habe igitekerezo cyo kubuzana kuri yellow paper. Niba atangira kumutekerezaho gatare kwa se waya tubo niba nyina yarabaga muri ibi tuve no kujya kuri Europe. Aba bana ejo bakeneye gushaka. Yes. Bazajya gushaka kwa sebukwe batangire bati
aya tugiye gushyingira kuri wa mugore byari bimeze gutya na gutya na gutya na gutya, bitangire kugira bitangire kuba ikibazo. nukurambagiza rega murabana ukaba umeze nk'umuntu uri kugendera ku magi, wakora ikosa ataha rowasco agatangayo rowa nyoko. Nuko nguko abantu baba bateye. So urumva rero benshi baba batangiye kugera mu buzima yahinduye none atangiye gutekereza ko ari amakosa atakabaye yarayakoze. Yes. Nyine bigasanga bitangiye kumubangamira, ariko anyway nta kundi. Karakanyuzemo, reka twigarukiye ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi nashaka ko tuza gukora. Hari umuhanuzikazi witwa Solange, ni umwe mu bantu mukunda kujya mukorana cyane. Yego turakoranaga ibiganiro byose, ntekereza ko mushobora kuba muziranye. Hari ikiganiro nabonye mu kanya gisa nkaho ngiye cyantunguye, kitangiye kuvuga ko ngo ahinduranye abagabo nk'uhindura imyenda, none ngo yirukanye umugabo we, barimo kwinjiza abandi bagabo. Yego. Nagira ngo aho hantu rwose uze no kuhadusobanuye nk'umuntu umuzi, ese ibimuvugwaho ni ukuri, buri uraza kuduha amakuru ya nyayo. Reka wenda tubanze twumve imwe mu nkuru zamukozweho, noneho tubone kwinjira mu kiganiro nyirizina. Ngiye kwitangirira ku mugabo witwa Kimanuka. Muramuzi, Kimanuka ni umuririmbyi ndetse n'umukozi w'Imana. Kimanuka mu minsi yashize yakoze impanuka, reka mbanze namwihanganishe ahari yihangane kandi Imana imwo. Hanyuma rero hashize nk'iminsi nza kwakira amakuru avuga ngo Kimanuka ngo yataye umugore n'abana, ngo ari kubana n'umuhanuzikazi uyu nguyu uhanura iby'intambara yitwa Sora. Naze guhita nza kuri kamera ngo ntangaze amakuru ntafitiye gihamya, ashobora kuba ari ibihuha. Nakoze iki? Ahubwo uyu muhanuzikazi witwa Solange niwe wataye umugabo we, hanyuma acyura undi mugabo witwa Amani. Ninjya nza nkavuga ngo abantu bajye bareka kwiyoberanya, ntimukajye muntera amabuye. Kandi reka nkubwire wa mugore we, mbere yuko nkuvugaho wowe Solange nguhamagaye kangahe? Solange, genda ucyure umugabo wawe wirukanye, umugarure mu buzima bwawe no mu nzu yawe. Nyimara kumva ayo makuru kuri Solange, nashatse nimero z'umugabo we, yitwa Weraris. Ndamuhamagara ndamubwira nti amakuru ndi kumva niyo Solange yagutanye abana, ariko mfite abari bantumye muri groupe, bari bantumye kugira ngo tumenye niba ari ukuri, niba ayo makuru bari gusebya Kimanuka niba ariyo cyangwa atariyo. Yateretanye na Solange, bose ari abakobwa ndetse bose ari abasore. Solange yabaga kwa se wabo. Solange ariko ngo akirengagiza inshingano z'urugo. Kwa kunda barokore bakizwa, mwamara gukizwa ugahera ku mbere ugenda ukageza ku cyumweru ugenda, nta kwita ku bantu bo mu rugo, nta kwita mu rugo rwawe, nta kwita ku bana, nta kwita ku murokorewe. Uva ku mbere ukageza ku cyumweru abana batiyogoshesheje, abana utabatekeye, abana utazi ngo bagiye ku ishuri gute, utazi ngo basubiye mu masomo gute, umugabo akakwifuza akakubura wa mugore we. Bigeze aho ngaho Solange, uwo mugore avuyeho akururana n'umugabo witwa Paul wasenye urugo rw'abandi, kandi nawe ngo ntago wubatse. Sinkuzi. Uyu papa Mugisha arangije abwira Paul, aramubwira ngo Paul ntago nkushaka iwanjye. Paul ngo yaramututse igitutsi kibi, ngo yaramubwiye ngo uri imbwa y'umuhutu. Arangije umugabo ati abona ngo birakaze, arangije ati batanyikubitira. Umugabo ngo ahinduka inganzwa, urugo rwe rukajya rutahwa n'abandi bagabo. Aharara umugabo witwa Amani, n'ubu ngubu bari kumwe, niwe babana mu nzu. Reka mbabwiriza Amani rero ukuntu zimeze. Nidushaka turekeraho, ntekeza ko wenda avuze byinshi, ariko wenda mbere yuko twinjira no kuri Solange nyirizina, hano hanavuzemo ikintu gikomeye kandi
aba bavugabutumwa akazi gikunda kubavugwaho Mm. kutita ku ngo zabo, Yego. ugasanga ahereye ku wa mbere wa mugani, nanjye ndabizi, Mm. ahereye ku wa mbere akageza ku cyumweru ngo arimo gusenga, ntazi abana uko biga, ntazi abana ko bakaraba, ntazi. Urumva umugabo we wa mugani aba yaranamubuze. Simpamya ko waba utazi uko abana biga, abana ko bakarabye, abana ko baryamye, umbwire ngo umugabo wazakubona. Ejo bundi nari ndi kuganira na madame wanjye turi gushima Imana, sibyo? Wahuze mbaza ngo kubera iki mbyibushye, buriya impamvu zo kubyibuha aba ari nyinshi. Twari turi gushima Imana kuki? Hari igihe twigeze kuba mu buzima bw'iyo kesi uvuze. Twabanaga muri korali imwe irepeta inshuro 4 mu cyumweru. Noneho tukajugunya abana bacu kubera umurimo w'Imana. Tuza kwicara turaganira, sibyo? Kuko bura niba ari ikintu cyiza, communication familiar nicyo kintu cya mbere cyiza. Tureba ibyiza bya korali, tureba n'ibyiza by'umuryango. Dusanga umuryango wacu niwo dukeneye cyane kurusha iki korali, turabigabanya. N'urugero ngo haye, iyo abantu batajyanye communication biba ikibazo. Hanyuma nkurikije inkuru y'uwo Kariza, isa nkaho ituzuye neza ze kuyuzuza kubera izihe mpamvu. Ubwo ndi kubivuga nk'umunyamakuru. ya breakinze inkuru ariko itari complete, kuko iyo breakinze inkuru biba bisabwa ko ugira version ebyiri kugira ngo abagukurikira audience yawe ibashe gukora judgment, kuko nicyo tubereyeho. Muri theory ya mass communication tubaho kugira ngo twihuze n'abaturage. Mu kwihuza nabo rero bidusaba ko tubaha ibyo twebwe tubahaye, ariko bo bafite ibyo bashaka kumenya muri twebwe. Hari amazina avuze inzi, kuko Solange ni umuntu twakoranye ibiganiro bitari kimwe cyangwa bitari bibiri cyangwa bitari bitatu. Hari n'ayavuze ntazi kabiri. Ikindi nyamura kubwira abantu ngo ntuye mu Runyonza, nk'uko bavuze ati mu Runyonza indera muraho. Nahishuriwe neza ko amaraso ya Yesu atwikira ibyaha akanabikiza kurusha uko wabitwikisha amafaranga, icyubahiro cyangwa se n'izindi mbaraga. Reka ngira inama abitwa bavuga butumwa bose aho bava bakagera, igihe cyose bazakuvuga ikintu cy'ukuri akaba ari icyaha wakoreye ku mugaragaro, bibaye byiza waza ukacyatura ukavuga ati Imana imbabarire n'abantu bambabarire. Ariko nabonye abantu batangiye kubyatura. Yego, turaza kubivugaho. Ejo bundi nakoze isengesho ngiye n'uwitwa amasengesho, tubwira Imana turavuga ngo turashaka ko abantu, turifuza ko abantu baza kwivugira ibyo bakoze. Abankurikira bo barabizi, icyo kiganiro twagikoze tuvuga ati ndumva umwuka w'Imana ambwira ko mu minsi mike muraje mubona abantu bagiye kuzajya bavuga ibyo bakoze kugira ngo abantu tumenye ukuri. Twari turi gukora ku kiganiro cy'abakobwa 5 b'abanyabwenge na 5 abapfapfa. Reka noneho ngende kabiri. Niba hari ikintu kimbabaza ni umwuga w'itangazamakuru. Nabonye nta muntu ukinisha umwuga wa gisirikare, nta muntu ukinisha umwuga w'ubuvuzi, nta n'umuntu ukinisha umwuga w'uburezi. Kubera iki hano mu Rwanda twagize ikibazo umwuga w'itangazamakuru akaba ari wo mwuga uciriritse, ku buryo umuntu ashobora kuba nta etike y'itangazamakuru afite, akaza kwitereka kandi mukamugira social influencer. Rimwe na rimwe n'ubuyobozi bwacu bukaba bwagwa mu mutego gutuma umuntu ngo ntajye kuvuga adafite na capacité yo kuba yavuga ibintu biri eprevetique. Sibyo? Reka ngaruke kuri iyi nkuru ya Solange. Evode tuwe clear. Yego. Umwana w'umuntu agizwe n'ikintu cyitwa icyiza n'ikibi cyane. Urwo n'urubuto baririye mu ngo bya Edeni, abakomoka kuri Adamu na Eva bose bararugendana. Umuntu tumwita ko ari mwiza igihe ibyiza biruta ibibi, sibyo? Yego. Hanyuma mu bwami bw'Imana tukamwita ko ari mwiza igihe umwuka w'ubugingo buhoraho waje gutsinda ikibi n'icyiza muri we. Ari naho abantu twagize ikibazo hano mu Rwanda, tudafite ireme ry'ubukirisitu bitewe nuko abakigishije ubukirisitu nabo ntabwo bigishije, kandi babizi ko umuntu atanga icyo agize gute afite.
ubu dufite ikibazo gikomeye mu kijyanye n'imihamagaro 5 Bibiliya ivuga ngo bamwe yabahaye kuba, sibyo? Umuntu arabyuka mu gitondo akabaga ngo ndi umuhanuzi. Ese umuhanuzi ni umuntu umeze uti? Umuntu akubwira ngo ndi umwigisha. Umwigisha sirituka nk'impano y'ubwigisha hano mu Rwanda. Mbaye clear urebye ugakora synthèse. Ngiye mu gitondo nahoze ntekereza abigisha dufite. Sanga batarenze n'8. Abonzi bari muri area yacu. Yaba abakora kuri YouTube n'abakora mu nsengero. Kuko ndi mu bantu bagiye mu nsengero kenshi, sibyo? Reka mbwira abantu ko iyo umuntu agiye gukora icyaha adahamagara mugenzi wawe mubwire ngo ngwino undebere ndi gukora icyaha. Sibyo? Iyo tuvuga twebwe ibintu tuzi. Nagiye kwa Solange isuru itarenze 1, 2, 3. Uyu Amani bari kuvuga namusanzeyo ariko azi nk'umukameraman. Umuntu editing ibiganiro bya YouTube. Sibyo? Mu ijisho rya Robert mu byo nabonye. Nta relationship nigeze mbonamo kuko ngiye nshobora kujya kureba ko umuntu ari gukamera ariko nkaba nanareba ko hari ikindi. None se uwo Amani aba kwa Solange? Uko najyagayo ngiye gukora ibiganiro namusangagayo nk'umuntu waje kumufatira ibiganiro niho aba cyangwa kuko uyu Kariza yavuze ko babana. Nta makuru mfite yo kubabayo. Gusa ngiye uko najyagayo umunsi ku munsi ngiye gufata ibiganiro Amani namusangagayo. Gusa ibyo ni bisanzwe kuba umuntu yagira umukameraman nta ibintu bisanzwe. Mu bijyanye na relationship ubwo bivuze nka Robert ngiye nayo nabonye. Kabiri uyu Kimanuka bakoranye ibiganiro kenshi kuva najyayo sinigeze mubonayo. Amakuru mfite nuko nanatangiye kujyayo basa nk'abantu bari kurangizanya, umwe ari gukora kariyeri ye n'undi ari gukora kariyeri ye. Kuko ndibuka rwose setup za YouTube channel ya Solange TV zimuvana kwa Kimanuka burundu ninge wazimukoreye. Sibyo? Uyu Papa Mugisha inshuro zose nagiyeyo umugabo wa Solange ntawe nabonyeyo. Sibyo? Ntawe nabonyeyo. Ubwo yaba yagiye mu kazi yaba atahari nkuko bari kubivuga nge ntabyo nzi. Uyu bavuze witwa Paul we ntawe nzi. Sibyo? Ubwo ndi kuganira. Hanyuma ushobora kumbaza ati se niwigeze uganira na Solange wenda n'urugero kuri iyo issue. Sibyo? Umugore n'umugabo ni ikintu kinini nkuko natangiye nkora introduction. Ku buryo umugore ashobora kuganira n'umugabo ibyo baganiriye wowe ukabibonamo nk'intambara, bo bagera hirya ugasanga ibyo mwitaga intambara si intambara cyane. Bibaho muri societe yacu situ nk'abanyarwandakazi. Oya nari si kibazo kinuza ingo zose niko zimeze. N'ingo zose niko zimeze. Kuko uretse no mu ngo no muri politike zose ntitujya ntitujya dukurikira nk'imirimo y'inteko ishinga amategeko bajya bakajya impaka. Ariko kugira ngo baze kugera ku mwanzuro n'umuryango ni kumwe. Imipaka si wari fungwa buri munsi siba yafunzwe ejo kongera. Mushobora kujya impaka ariko ataravuga ngo hari nuko mwanganye oya. Muri kujya impaka kugira ngo ariko muze kugira icyemezo kuko nyeshaka kwenda nshaka ko tugura imodoka. Umugore akavuga ati we tubanze tugura inzu. Tukajya impaka kugeza ubwo tuza kwemeranya ngo tugire gute. Ariko ntago bivuge ko kuba nge nshaka ko tugura imodoka madame akashaka ko tugura inzu hari ikibazo. Kuko buri wese abafite uko atekereza. Ahubwo bya bitekerezo murabihuza mute. Kandi nyuma y'uko yizo mpaka ese ibibazo byanyu mu bikemura gute niba hari ikibazo cyavuze. Reka turebe nkubwiye ko Papa Mugisha nigeze ngira gute mubonayo. Ubwo mu yandi magambo ashobora kuba atahaba nkuko uyo yabitangaje kuko ngiye sinigeze nganira nawe ngo menye simuzi. Ashobora kuba atahaba cyangwa se ataha wenda mu rugo nk'umugabo ushobora kujyayo ugasanga umuntu yagiye kugira gute gupagasa. Ikindi nabonye ubwo ndi kugira ngo abantu bashyireho umucyo kubyo nabonye. Ikindi nabonyeyo Solange afite abana 5 abana nabo n'umukozi we. Abana 5 be. Sibyo? Ubwo buryo yababyaye mu nge simbana nawe. Simbizi urumva niba wagiye uyu munsi cyangwa se mubonyaje kuvuga ngo nanyambaga ntabwo ububana nawe. Nagira ngo rero ngaruka ku kintu uyu munsi kiri mu itangazamakuru. Harya uyu mubyeyi Kariza ni umukobwa n'umumama? Ntabwo mbizi. Kariza niba ari umumama nagende gake muri aba bagore bo mwivuga butumwa. Kwa nongeye bimusubiriremo. Nagende gake muri aba bagore bo mwivuga butumwa, sibyo? Kubera iki? Nahugira mu gutokora agatotsi kari mu majisho yabo. Bizarangira bamutokoje umugogo uri muri katsubiremo. Kuri aba bagore bavuga butumwa bo mu Rwanda bibaye byiza kamena message n'undi witwa Byishimo
sibyo muri umupasiteri witwa Byishimo nyamuno kubona abantu benshi bamundegera umuntu tuvugana umunsi ku munsi ntabwo bwakwira tutaganiriye ariko impamvu mbivuze hari ijambo bita ingerence dans la vie privée mu kinyarwanda ni gukora akazi kawe ariko wivanga mu kabandi hari ibintu urabona Evo by clear naje kuri YouTube 2018 sibyo yego 17 18 uyu munsi 2026 imyaka rwose irimo isaga umunani ndi mu bantu bazanye izi content zo guhana imirimo y'umwijima sibyo yego nabonye abantu bana bishyushyemo hari bari kubona hari ko ashobora kuba ari ibintu bitanga viewership sinzi niba uri kunyumva neza kuko ni iyo ukoze ikiganiro cyo guhana umurimo w'umwijima na watch time bari nini sibyo ariko abantu bitondera ibi bintu ngiye kuvuga kuva natangira urwo rugendo kugeza n'uyu munsi niba n'urugero ari Dr Paul Gitwaza ndi kuvuga ko yakoze ikintu runaka kijyanye n'iby'ubwami bw'Imana ndekonesa mu mutwe wanjye ko uyu mubyeyi afite abana sibyo ndekonesa mu mutwe wanjye ko uyu muntu afite abandi bantu bagira gute bamukurikira bamwizereramo the second one ndekonesa ko babana afite hari igihe kizagira bakubaka imiryango abantu rero societe yacu y'abanyarwanda mu muco wacu ntago ari byiza kwinjira mu buzima bw'umuntu ngo ukajyamo deeply ariko nanone nibikuraho ko umuntu yakoze ikosa mu by'ubwami bw'Imana sibyo yego ryakosa akaba ari mwene so mujyanye mu bwami bw'Imana ricyahwa ariko sinzi niba uri kunyumva point ndi kuvugaho ndagukurikiye rwose cyaha umuntu ariko wimubuza uburenganzira n'ubuzima bw'ejo hazaza kuko uyu munsi niba umuntu uri kumubonamo ko ari Sawuli birashoboka ko uyu munsi urugendo rwa Sawuli rwavamo Pawulo gusaba kumugera ikirenge muke ari n'abantu benshi bajya babyitiranya ngo Robert nguca imanza no buriya ntabwo ngemba ndi guca imanza mbamana umurimo w'umwijima umuntu yambaye wamukoresheje n'ibyo Yesu yajyaga akora buriya Yesu uribuka yirukana Satani muri Petero ntabwo yigeze abwira Petero ngo wacicucu uracumuye Petero bigenze gutya na gutya yabwiye Satani muri Petero avuga ngo Satani vinyuma Satani atari uko Petero ari Satani ahubwo Yesu ari ku projecta akabona Satani muri Petero noneho Yesu nawe agahita akora ikintu kinanira abandi bantu kuko leta yo ntiyagishobora ndagira ngo nkubwire ko leta idafite ubushobozi bwo kujya gufunga icyaha mageragere nyina cyasigaye ariko Yesu niwe muntu wenyine ufite ubushobozi bwo kwirukana dayimoni mu muntu agasigarana umuntu kandi dayimoni zikamuvamo niyo uhana imirimo y'umwijima rero ni icyo ukora sibyo ubu ni urugero kafate nk'urugero rwa hafi ni iki Solange yakoze kuri Kariza kidasanzwe gitumya breaking inkuru ikavuga ko Kimanuka bana na Solange bashakanye Kimanuka aryamye muri CHK babonye Kimanuka yakoze yo gusuhuza urupfu ni iki cyabayeho abantu nimujya mukora senteze mujye mwanalize ni iki kibayeho gitumye ushobora kwicara uri kumva ukareba umuntu amanitse akagura umuntu uza mu bitaro kwa muganga ni iki kibaye gitumye ushobora guhita wicarwa bati mbo uhereye none ahangaha ngiye kuvuga inkuru z'uyu Solange atwara abagabo b'abantu ni iki kibaye gishobora gutuma ariko wemera ko umuntu ushobora kuza hari inkuru ushobora gukora umuntu umutima w'umuntu ugahagarara ubu si uyu mugore wa Kimanuka twemere ko abizi neza ko Solange yakoranaga na Kimanuka sibyo none abonye inkuru kuri YouTube ko bari kuvuga ko ari we yamusimbuje wemera ko umuntu ashobora kukugemura mu kanya mu gikoma cyangwa se no muri fata agashyiramo supaguru hejuru y'ikintu habaye iki kidasanzwe ni urugero nyine nguhaye yego kwishima buriya hari igihe abantu bishima uri kumva umuntu agahita yicara batari ko turarya gute urashaka kurya hejuru y'abandi turarya gute umuntu ugezweho uri kurebwa cyane ninde sibyo ni runaka uri kumva okay bijya binabaho abana ba YouTube bagenzi banjye okay kamite mvuga Robert agezweho kandi namuhimbi ugasanga n'umuntu wanamuhimbiye n'inkuru zitari ukuri cyane sibyo none se ubu niba Solange ari umugore agira viewership pe tuvugisha ukuri sibyo yego ubu tuzareka gukorana nawe ngo kugira ngo utavanga Robert yagiye kumwinjira yego ahubwo sinzi kuki wowe utashizemo kari
nagiye iwabo inshuro itarenze imwe ebyiri eshatu. wenda yarebye abo bagiranye ubusabane burebure kuko nka Kimanuka bakoranye igihe kirekire. Yes, birashoboka. ikindi ngiye kubwira abantu bankurikiye, aba badamu n'aba bagabo batajya bamenya icyo bita umwuka w'ubwamamare. Buraevo ejo bundi mu minsi yashize nibwo nayishuriwe ikintu Imana yankoreye gikomeye, kuba yarandinze kuba icyamamare. Umwuka w'ubwamamare uva kuri Satani. Nubona umuntu ari donc ibintu bye birimeze nk'ibintu by'ibishashi biri kugurumana, sibyo? Ari umuntu uzi ubwenge agakwiye kujya asenga kabiri. Kuko nyine niba wamamaye uba ugomba kuvugwa. Uba ugomba kuvugwa. Yego. Ikintu rero nabwira Kariza n'abandi banyamakuru, n'umunyamakuru ajya gukora inkuru kuri uyu Solange, sibyo? Nakubwiye ngo sindi kumurengera kuko ntago ngiye njyana, nshobora kujya gukora ikiganiro nkataha. Sinjyana nawe aharyamo, sibyo? Sinirwana nawe mu byarimo. N'umwana w'umuntu, nakubwiye ngo umwana w'umuntu agizwe n'ikibi n'ikiza. Birashoboka rwose pe, sibyo? Meme nanjye Robert munkurikira kuri kamera, uri kumva? Ntago I'm not angel. Evo ntago sindi umukiranutsi, nkunda kukuganiza we nkakubwira ngo umunsi umuntu azaza akavuga ati Robert namubona nyiki. Nisanga ari ukuri nzaza bagira ati ibi bintu ari kuvuga ni ukuri. Nisanga mbeshyera senga Imana ndabizi iranyumva imuhagakiza cyangwa se muhane. Nimbona bikabije ribunza haniba kuko ndi umunyarwanda. N'urugero nyine nguhaye, sibyo? Ubu rure kuntu abantu bamwe bakora inkuru batazi imbaraga zabyo. Ubu zureba nk'inkuru ya Kariza. Yego. At least nirabura imiryango irenga 6 isenye. Kubera aba bantu benshi yagiye avugamo. Yes. At least ntirabura imiryango irenga ingahe isenye. Reka mvuga aka kantu nta nubwo dutina muri iki kiganiro. Yego. Umuntu wese wambara ishusho akaba azi ko anafite n'imbaraga zo gukora ibyitwa ubwami bw'Imana, gusavinga ubwami bw'Imana. Niba ari mukuri ku bwami bw'Imana cyangwa se ari mu bwa Satani, mwitegure ko ibyo umuntu abiba ari byo agira gute asarura. Iki ngiki bakimenye. Ikindi cya kabiri, murinde, you understand, murinde ubutumwa bwiza kurusha ibindi bintu byose birindwa. Kubera izihe mpamvu? Suko imibiri dufite itadusaba gusambana, ariko uwo twakiriye nta twemerera gusambana. Suko imibiri dufite n'ibitekerezo bya kamere bitadusaba gukira nk'uko abandi bakize, ngo tugira amarenji lova n'ibindi n'amazu y'ibitabashwa. Uri muri twebwe nta bitwemerera. Iyo utikiye rero umwanzi Satani akavuga ati ariko abandi bagenda gutya, uri kumva? Babikora gutya. Aho ngaho ubutsinzwe. Abantu twige kurinda ubutumwa bwiza mu buryo bwari bwo bwose. Ikindi cya kabiri, reka ntangaze ritangazo. Evo nta kintu na kimwe cyatwikira ibyaha byacu usibye amaraso ya Yesu Kristo kurusha ibindi byose. Igihe cyose umuntu azagerageza gutwikirisha ibyaha bye, wenda n'urugero imbaraga z'abakomeye, imbaraga z'amafaranga n'ibindi, azaba ari kuruhira ubusa. Ngo harya ngo umara ibinonko ngo sinzi umugani ujya kumera gutyo like that. Ngo urengurira intumva amara ibinonko, I don't know like that, sibyo? Rero ntago isitwari zawe z'ubuzima bwawe wazitaba. Uzi ikintu Yesu adusaba urasureba dusupoze nk'iyi kese wenda n'urugero ya Solange, dusupoze ko Kariza ibintu ari kuvuga 100% nibyo, sibyo? Yego. Nta kindi kidasanzwe cyanesha ibi ngibi kuri Solange. Niba umugabo baratandukanye bakaba barashwanye hagati yabo bombi bakaba biziranye, sibyo? Harimo umwe washwanye, sibo babivumbuye. Ubuse abantu barwana n'abagabo bashwana, none muri uru Rwanda byeze no muri iyi si byeze. Hari ibyo bisigaye biri hiti. Uzi ko umwana agera imyaka 18 yavuga ngo ndisugi bagahita bamugati iwanyu se bararoga. Ntago nzi ko nyoko ari umurozi kuri uru rwego. Uri kumva? Kuri ubu isi iri guhemba abana babyariye iwabo kurusha birinze. Rero ntago ari ubivumbuye. Icyambere biranashoboka. Buriya Evo reka nkwe nk'urugero rwa hafi. Birashoboka ko umugore mu gitondo yabyuka, nk'ubu n'urugero nka Mama Neri. Yabyuka mu gitondo akambwira ati ngera singushaka suri ku rwego rwanye n'uri no kuri standard yanyu sinagukeneye mu buzima bwanyu. None se namuniga ngo ngwino ngo ijambo ry'Imana banga umugore n'umugabo nibagatandukane. Oya. Nese ubu ngiye mbyutse daimoni zikanyuzura na Satani bikanganzamo bikambwiriza bikanyuzura. Ikagata ariko ura wajya gushaka hariyo.
ureba cyangwa uri ikimara duruhu urukumva nkabyuka mu gitondo nkavuga ati singukeneye singushaka yagishyiramo akaziriko ngo ngwino mugabo wanjye ngo twe tumaranye imyaka. Ibintu by'abagore n'abagabo Evo reka nkwe nk'uryo rwa hafi nta mugabo wigeze arekaramo sibyo ngo Solange yantwariye umugore yantwariye umugabo sibyo nta mugore wateye urutoki hejuru ngo bamutwariye umugabo. Uri kumva why not? Kuko ushobora kuza gusibanga iby'ubwami bw'Imana bwakoze. Njyewe reka nkubwire sibyo umuntu wese uzakora ibintu bijyanye n'ibitari by'ubwami bw'Imana urukumva nzaza hano kuri kamera mbaga ati ibi bintu ari gukora sibyo, ibi bintu ari gukora sibyo. Nk'ubu mwuka amaze iminsi amata gukora ikiganiro mburira abantu bari kureba igikombe cy'isi mu kirebe munitegereza ibintu biri kuberamo. N'urugero nyine nguhaye mu kirebe mureba ibintu biri kuberamo harimo ibintu bidasanzwe ku rwego rwo hejuru. Isi rero nibashya cenga ikabagusha muri uwo mutego icyo ni kimwami Imana duhamagarira sibyo. Niba umuhanuzi Solange yakoze wenda n'urugero akinjira mu bintu bidakwiye kwinjirwamo mfite uburenganzira bwo guhana umurimo w'umwijima avuga ati ibi bintu uri gukora ntago ari byo. None se wenda Kariza ko nzi ko ashaka kuba ataba cyane no muri iki gisata cya gospel niba aya makuru yamwizaniye akagira akavatekanya shyire ku mihanda yari kwigenza gute? Wumvishe ijambo namubwiye na message namubwiye ngo agende gake agende gake kandi mpora ntanga ubutumwa kanongere mutange no muri iki kiganiro guhera 2020 inzira zabyaye amahari. Umuntu wese utayoborwa n'umwuka w'Imana ngo bafite imbaraga za Satani Evo ntago yarusiyaho hano hantu bazamusuhuza nijoro bazamutera mu bundi buryo nadahura nabo ku manywa azahura nabo mu nijoro azabana nabo nijoro sawa shareko ye Okay Roba reka nidushaka dusoreza ahangaha yego dusoreza ahangaha ngushimire kuba wabanye natwe muri iki kiganiro ariko hari ikindi kiganiro numva nshaka ko tuza gukora mu kanya nta kibazo ndahari ngiki n'ubundi dushaka turaza kukigira nk'igice cya kabiri yego reka dushimire n'abadukurikiye ariko ntabwo watanze inama ku bantu bumvize inkuru zimeze gutya ko uyu munsi hari abantu bakunda guhana Solange bakaba batangiye kumva ibyo bimuvugwaho baritwara bate? Ubundi se abantu bakwiye gukunda Solange cyangwa bakwiye gukunda uri muri Solange? Nyine izo nizo naba ngusaba. Ni urugero nyine nguhaye. Niba Yesu uri muri Solange ari ukuri. Bakomeje akariwe bakunda Solange baramushaka hiye. Apfa kuba ari hano bahita ku mihanda brother. Ana hano ni ikibuga gikinwamo n'umuntu ugize gute ukize. Harabura uzitegeze muri bino bintu by'umupira. Hari umukinnyi ushobora kumara nk'imyaka nk'icumi muri club imwe. Atayiva nka kuri abawene nibabaga muri Maniyu bakagumamo paka sibyo. Hano rero naho hakinira umuntu hazi. Iyo utahazi ntago wahakina. Yego. Roba urakoze cyane reka ngushimire. Yego. Ibiganiro byacu byanakagaruka. Ciao ciao.